Des nouvelles sont tombées aujourd'hui. Paul Kagame a été interdit d'accéder sur le territoire américain. Avec notre invité, on va également aborder cette question où nous en sommes avec les discussions des lois qui ont finalement été délocalisées en Suisse, en Europe. Uyu munsi haje andi makuru mashya. Paul Kagame yabujijwe kwinjira ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'umushyitsi wacu. Turaganira Usuwisi ku mugabane w'Uburayi, turaza kubona ibisubizo byinshi biturutse ku mushyitsi wacu muri iki kiganiro cyihariye. Umushyitsi wacu ni Patrick Muyaya, Minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru, akaba n'umuvugizi wa guverinoma. Bwana Minisitiri, murakoze kwemera ubutumire bwacu kandi murakaza neza hano. Patrick Muyaya ati murakoze cyane madamu umunyamakuru, kandi ubu noneho turi Kinshasa. Umunyamakuru ati ni Kinshasa koko, murakoze kuri uko kubisobanura. Mwaherekeje Perezida Tshisekedi muri Uganda, nanone mwavuye muri Uganda mukomereza muri Kenya, byari bigamije iki mu buryo bufatika? Twabonye mutangaza ko hasinywe amasezerano y'ubufatanye, yarajyanye n'iki? Patrick Muyaya ati byari inama ya komisiyo ihuriweho n'abaminisitiri hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Repubulika ya Uganda. Nk'uko mubizi, Uganda ni igihugu duturanye kandi dusangiye ibibazo byinshi duhuriyeho. Buri gihe habaho kuganira ku mishinga itandukanye iri mu nzego zitandukanye. Amasezerano n'inyandiko z'ubwumvikane zasinywe zirebana n'ibintu byinshi, hari izijyanye n'imiyoborere ya leta n'ubutegetsi bwa leta. Nk'urugero, harimo ubufatanye hagati y'ishuri rikuru ry'igihugu rishinzwe ubuyobozi muri Kongo n'iryo muri Uganda. Hari kandi inyandiko z'ubwumvikane zasinywe mu rwego rw'ubucuruzi. Nk'uko mubizi, mu bice byegereye imipaka cyane cyane hagati ya Kongo na Uganda, abaturage bakora ubucuruzi buciriritse hagati y'ibihugu byombi. Byabaye ngombwa rero ko habaho ibiganiro hagati y'abagize guverinoma mbere y'uko ayo masezerano cyangwa inyandiko z'ubwumvikane bishyikirizwa Perezida wa Repubulika ngo bishyirweho umukono ku munsi wakurikiyeho. Twabikozemo umunsi wose wo ku cyumweru. Twari dufite intumwa kandi zigizwe n'abaminisitiri bagera kuri 14 bari bahari, nubwo hari bamwe bagize ikibazo cy'ingendo. Minisitiri ushinzwe imiturire n'iterambere ry'imijyi we yaje ku munsi wakurikiyeho. Igitekerezo nyamukuru kwari ukwiga mu buryo bwimbitse ibibazo byose birebana n'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi. Habayeho itangazo rya nyuma ryasoje imirimo y'iyo nama. Ntekereza ko twumvikanye kongera guhura nyuma y'amezi 3 cyangwa 4 kugira ngo harebwe ishyirwa mu bikorwa ry'ibyari byemeranyijweho no gusuzuma aho ibintu bigeze. Ndashaka kandi kubabwira ko habaho intambwe cyane cyane ku bibazo bya visa, kuko abaturage ba Uganda bashobora kujya muri Uganda badafite visa. Byari ikibazo cyasabaga ko natwe tugisuzuma ku ruhande rwacu. Twavuga rero ko muri rusange intego zari zitezwe ku ngingo zari ku murongo w'ibyigwa zagezweho. Igisigaye akaba ari ukureba uburyo ayo masezerano azashyirwa mu bikorwa. Perezida wa Repubulika yari yaje kuko yari yatumiye umuhango w'irahira rya Perezida Museveni muri manda ye ya 7. Yari ahari kimwe n'abandi bakuru b'ibihugu. Nyuma yaho Perezida wa Repubulika yahise akomeza urugendo kuko twahagurutse mbere tujya Nairobi hamwe na Minisitiri Aminata mu nama ya Africa Forward Summit. Ntekereza ko ariyo nama ya nyuma Perezida Macron azabagiranye na Afrika. Muri uwo murongo niho twakomereje urugendo. Umunyamakuru ati reka tugaruke kuri Uganda. Urugero, abaturage bo mu ntara za Ituri ntibishimira cyane Uganda. Hashize hafi imyaka 5 ingabo za Uganda ziri ku butaka bwa Kongo. Ndashaka kuvuga ku bufatanye bwa gisirikare hagati ya Kongo FARDC na UPDF. Ese abakuru b'ibihugu babonye umwanya wo kuganira by'umwihariko kuri iki kibazo? ADF iracyakora ubwicanyi muri Kongo mu buryo bufatika. Ingabo za Uganda zifashe ingabo za Kongo. Patrick Muyaya mu gusubiza ati ntekereza ko ari ngombwa gusobanura neza impamvu
ihari yo kuba hari ingabo za Uganda kuko zifite inshingano zihariye. Icyambere tugomba kumenya n'iterabwoba rirwanywa binyuze mu bufatanye. Icya kabiri, ADF ni umutwe w'iterabwoba ufite inkomoko muri Uganda. Ikibazo cy'umutekano rero ni ingenzi cyane haba kuri twe no kuri bo, kandi ni ikibazo kigomba kuganirwaho. Twatangije ku bufatanye ibikorwa bya gisirikare bya Shuja, kandi ibyo bikorwa byafashije gusenya ibirindiro byinshi n'inzego zizwi zakoreragamo ADF, ubwo ndavuga ibirindiro. Ariko ntimukibagirwe madamu ko turi kurwanya iterabwoba, kandi urwanya abaterabwoba nk'uko turi kubikora akenshi bakora ibikorwa byo kwihimura. Uko kwihimura akenshi byibasira abaturage b'inzirakarengane. Uyu ni umwanya wo kongera kugaragaza ubufatanye n'impuhwe bya guverinoma ku baturage bose bagizweho ingaruka, haba mu kwezi k'Ukwakira cyangwa Ugushyingo bitewe n'ibikorwa bya ADF. Abantu benshi bashobora kuba batarabibonye, ariko mu nama z'abaminisitiri 3 cyangwa 4 ziheruka, Perezida wa Repubulika yahaye amabwiriza Minisitiri wa Leta ushinzwe imibereho myiza n'ibikorwa by'ubutabazi kugira ngo muri buri nama y'abaminisitiri atange raporo ku kibazo cy'ubutabazi n'imibereho y'abaturage. Kandi ndabizeza ko ikibazo cya Ituri kimwe n'icya Granor kurikiranwa cyane. Birumvikana ko guverinoma iri gukora ibishoboka byose kugira ngo ifashe abaturage, nubwo ari bike, cyane cyane abibasirwa n'ibikorwa by'iterabwoba. Gufasha abaturage bagizwe ingaruka ni byiza cyane, ariko kubarinda kugira ngo ayo mahano ataba nibyo birushaho kuba byiza ku ruhande rwa guverinoma. Umunyamakuru ati mu ijoro ryo kuwa gatanu rishyira kuwa gatandatu Gicurasi gushize, Masad Boulos, umujyanama wa perezida wa Amerika ushinzwe ibibazo bya Afurika kandi ukurikirana amasezerano ya Washington, yanditse ku rubuga rwe rwa X ko habaye ubwicanyi bwibasiye abakristu i Beni bukozwe na ADF. Ikibazo ni ukumenya igihe giheruka ADF iheruka kugaba ibitero ku butaka bwa Uganda, ku buryo guverinoma ya Kongo ikomeza kwemera ko ingabo za Uganda zikomeza kuba hano. Patrick Muyaya ati iyo mvuze ibyo bitero, icyo dushaka kuvuga nuko twafashe icyemezo cyo gukorera hamwe nk'uko bikorwa n'ahandi ku isi hose mu kurwanya iterabwoba, kuko ikibazo cy'iterabwoba kiba ikibazo rusange, kandi abaterabwoba bakorera muri Uganda. Hari ibitero byabaye no muri icyo gihugu, ariko ibikorwa byabo byinshi bikorerwa cyane cyane mu bice byegereye imipaka, kandi akenshi ku butaka bwacu. Niyo mpamvu twumvikanye gukorera hamwe kugira ngo duhangane n'icyo kibazo, kandi turacyakomeza kubikora. Ariko nk'uko nabivuze mbere, ibikorwa by'abaterabwoba bikorwa mu buryo bwo gutera ubwoba no gukurura amarangamutima. Mubona abantu baza bakica abaturage mu buryo buhumyi mu mirima yabo, bakica abantu mu nsengero. Nibuka ko hashize nk'imyaka 2 cyangwa 3 banagabye igitero mu gihe cyo kwizihiza misa ya Noheli. Ibikorwa bya vuba byavuzwe na Masad Boulos byarabigaragaje, twabiganiriyeho n'abayobozi b'inzego z'umutekano ndetse n'abaguverineri b'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Byabereye mu bice biri hagati ya Granor na Ituri, kandi n'ibikorwa bishya by'iterabwoba twamaganye. Niyo mpamvu Perezida wa Repubulika kimwe na guverinoma bakomeje gushimangira ubushake bwo gushyira mu bikorwa uburyo bwose bushobora kugira ngo abaturage bacu barindwe ayo mahano n'ubwicanyi. Umunyamakuru ati twari kwifuza nibura kumva ko ADF inagaba ibitero muri Uganda kugira ngo ibintu byibuze bise nibigereranwa. Ntidushobora kwifuza ko urugomo rwakwirakwira. Icyari cyo cyose, ADF ifite inkomoko muri Uganda, kuko ingabo za Uganda zitagoma ku ruhande rw'umupaka wazo, ahubwo ibikorwa bikayoborerwa kure.
Patrick Muyaya mu gusubiza uyu munyamakuru yahise agira ati ntimukibagirwe ko ibi atari ibikorwa bya gisirikare bikorerwa kure. Igihe twemeranyaga gukora ibikorwa bya Shuja, operation Shuja, twemeranyije gukora ibikorwa bihuriweho. Ntimukibagirwe kandi ko hashize amezi make abakuru b'ingabo za Uganda bari baraje mu gihugu cyacu gukora isuzuma n'igenzura ry'ibikorwa biri gukorwa. Ibikorwa bya gisirikare ntibikorwa mu kajagari cyangwa bitateguwe. Ibikorwa bya gisirikare bikorwa hashingiwe ku makuru y'ubutasi uba wabonye, kuko uba ugomba kumenya neza imiterere yaho ibikorwa biri kubera. Imiterere yaho ibikorwa biri kubera n'igituma mumenya ubwoko bw'ingabo mugomba kohereza, niba ari mu misozi cyangwa mu bibaya, ndetse n'ibikoresho bya gisirikare bigomba gukoreshwa. Kandi ntekereza ko habaho inama hagati y'abakuru b'ingabo za Uganda n'ingabo zacu zigamije gutegura ibikorwa ndetse n'amategeko agenga uko ibikorwa bya gisirikare bikorwa igihe bibaye ngombwa guhangana n'icyo kibazo cy'iterabwoba. Umunyamakuru ati reka tujye ku ruhande rwa Kenya. Sinshaka ko tumara igihe kinini turi kuri iki kibazo cya Uganda, nubwo twari kwifuza kugicumbukura cyangwa kukiganiraho kurushaho. Bwana Minisitiri akaba n'umuvugizi wa guverinoma muri Kenya twabonye amashusho, nubwo atari aya leta, ku mugaragaro agaragaza Perezida Macron ahoberana na Perezida Tshisekedi. Kuki Ubufaransa bwateguye inama nk'iyi mu gihugu kivuga Icyongereza aho kwitegurira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Patrick Muyaya mu kumusubiza yagize ati mureke mbivuge gutya, sinshobora kwishyira mu mwanya w'Ubufaransa. Bisobanuye ko Ubufaransa bufite politike yabwo n'ingamba zabwo za diplomasi. Twe twagiye Nairobi kandi Perezida wa Repubulika yahageze mu gihe gito gusa. Ntabwo tugiye kwigira nkaho ibintu bimeze neza, kuko mubizi neza ko dufitanye umubano utoroshye na Kenya. Ibyo biterwa n'imyitwarire imwe n'imwe isa nk'ishyigikira cyangwa igaragaza ubufatanyacyaha n'abagaba ibitero ku gihugu cyacu, ndetse na Nairobi yabaye inzira banyuramo. Ntekereza ko twagiye tubivugaho inshuro nyinshi, kandi ni muri uwo mwuka twagiye muri iyo nama. Harimo ibiganiro byinshi byagombaga gukorwa ku bibazo bitandukanye, harimo nk'ubuzima. Mubizi neza ko udashobora gutegura inama nini ivuga ko hazaza h'Afurika ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iburemo. Kongo ni kimwe mu bihugu bikomeye muri Afurika bitewe n'uruhare rwayo, umwanya ifite mu karere, umushinga wa Inga, ndetse n'umutungo kamere dufite mu butaka bwacu. Perezida wa Repubulika yitabiriye muri make iyo nama, cyane cyane umuhango wo kuyisoza, ariko kandi byabaye umwanya wo guhura na mugenzi w'Ubufaransa Perezida Macron. Byabaye kandi umwanya wo kumenyekanisha umukandida wacu ku buyobozi bw'umuryango w'ibihugu bikoresha Igifaransa, Madame Juliana Lumumba, wari waje by'umwihariko i Nairobi kugira ngo yitabire inama y'abakuru b'ibihugu. Ibyo byabaye mu buryo bwihuse, ariko ibiganiro bikaba bizakomeza. Ibiganiro bizakomeza mu minsi iri imbere mu Bufaransa hagati ya Madame Juliana, byanze bikunze ari kumwe n'abagize guverinoma bazamuherekeza, ndetse n'abakuru b'igihugu cy'Ubufaransa. Nk'uko Perezida Macron ubwe yabivuze, ishingiro rikomeye ry'ururimi rw'Igifaransa riri mu gace k'ikibaya cya Kongo, bityo rero Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niyo izafasha cyane mu isura y'ahazaza h'umuryango wa Francophonie. Ku ruhande rwacu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo dufite umushinga ugaragaza neza abaturage bacu. Niba ngemerewe gutanga imibare mike, tugomba kumenya ko turi igihugu cya mbere kinini gikoresha Igifaransa, haba ku buso ndetse no ku mubare w'abaturage. Nubwo ku mubare w'abavuga Igifaransa mu buryo bwuzuye hashobora kubamo iyindi mibare itandukanye, ariko hafi 1/4 cy'abavuga Igifaransa ku isi kiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
ni muri uwo mwuka binyuze kuri Madamu Juliana Lumumba twashyize ahagaragara umushinga uzatuma Francophonie iba umuryango w'abaturage, umuryango ukorera abaturage ushingiye ku bufatanye n'ubumwe. Ntekereza ko Madamu Lumumba azasobanura neza icyo tuzakora mu minsi iri imbere kugira ngo abantu bose basobanukirwe ko igihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri kwiyamamariza kuyobora uyu muryango atari uko gusa iwufitemo inyungu z'igihe kizaza, ahubwo nuko ifite n'ibitekerezo byo gusangiza ibindi bihugu bigize Francophonie. Ibyo bitekerezo bigamije gukora uyu umwanya ahantu h'amahoro, ahantu h'iterambere ry'ubukungu, ahantu h'ikoranabuhanga ndetse n'ahantu hari amahirwe ku rubyiruko rwacu mu bijyanye n'udushya n'iterambere. Umunyamakuru yahise akomeza abaza Patrick Muyaya ati turabona hari ishema mu mvugo yawe igihe uvuze ku mibare cyane cyane ku rurimi rw'igifaransa n'ibijyanye na Francophonie, ariko se iryo shimwe naryo riba ku ruhande rw'Ubufaransa igihe Perezida Macron avuga ko Ubufaransa budashishikajwe no gukurikiza ibihano nk'ibya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku Rwanda bijyanye n'imitwe ya gisirikare. U Rwanda rwabyakiriye rute icyo cyemezo cya Perezida Macron? Patrick Muyaya ati biragaragara ko atari ubwa mbere Perezida Macron avuga bene ibi. Ntimukibagirwe ko muri Nzeri 2021 Perezida Macron yatangije ibiganiro i New York hagati y'abakuru b'ibihugu byombi, nanjye nari mpari. Ikibazo cya diplomasi nuko ibiganiro bimaze igihe bikomeje hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuze mu nzira zitandukanye, harimo n'izigamije amahoro nka process ya Washington. Iyo tuvuga ibihano muri diplomasi ni igikoresho gikoreshwa kugira ngo hagerwe ku musaruro ku kibazo kiri ku butaka. Mwabonye Perezida Kagame avuga amagambo akomeye ku bijyanye n'ibihano mu minsi ishize, avuga ko hari abazabibona nk'akaga, ariko uyu munsi turabona ko nubwo hari uko babivuga bigira ingaruka. Ntekereza ko imyitwarire ya Perezida Macron igomba guhinduka mu buryo busanzwe, kuko turi mu biganiro, koko turaganira kuva kera, ariko ku butaka hari ibintu bitagenda neza uko byakagombye. Niba Ubufaransa bushaka kugira uruhare rwunganira uruhare rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uruhare zimaze kugira muri iki kibazo bugomba kugira kimwe n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, bugomba kuba bushobora gusuzuma neza iki kibazo bukakigeza ku rwego rushya, bukareba ko ku Rwanda hakwiye kongerwa igitutu kugira ngo intego y'amahoro igume mu karere kacu, ariyo amahoro n'umutekano mu bihugu byiza. Ese imyifatire ya Perezida Macron ntiyaje igaragara nk'iyashyize mu kato ibihugu byari byamaze gutora imyanzuro mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi? Mwibuka imyanzuro yaje gushyigikirwa n'Ubufaransa nk'uko nawe ubwawe wari umuvugizi wa guverinoma icyo gihe wabivugaga ugasobanura neza icyo bisobanura. Uyu munsi iyo myanzuro nta musaruro igaragaza ku butaka. Ubufaransa buragaragaza ko bwanze no guhura n'u Rwanda mu buryo butaziguye. Niyo mpamvu navuze ko Perezida Macron agomba guhindura imyumvire, kuko hari imyanzuro isobanutse. Hari umwanzuro w'2773 mwayibwiwe n'inzego zemewe, hari n'iyakurikiyeho ariyo myanzuro y'2808. Ntekereza ko umwanya wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo usobanutse cyane, nta gushidikanya kuri ibyo. Uyu munsi nta kwitiranya ibintu guhari. U Rwanda rufatwa nk'uwateye, kandi ntihakwiye kubaho politiki yo kugabanya igitutu ku gihugu giteza intambara, cyane cyane iyo hari igihugu cy'Uburayi kibasiwe, kandi ibihugu by'Uburayi bikaba byarashyize imbaraga mu kugifasha. Ibyo tuvuga birasobanutse, biri mu nyandiko zemewe.
ariko ubu turi mu nzira y'ibiganiro. Ni mwibagirwe ko muri process ya Washington aho dufite umuhuza ufite uburyo bwo gushyira igitutu ku mpande zombi, kandi ubwo mvuze namwe mwabonye ko mu cyumweru gishize ingabo z'u Rwanda zatangiye kuva mu kibaya cya Rusizi zigana Isange, ariko intego nuko zava muri ibyo bice zikagaruka mu Rwanda nk'uko twabyumvikanye mu masezerano y'amahoro. Niyo mpamvu kuri twe ingamba zigamije kugarura amahoro ziri mu nyungu zacu, ariko imiterere y'izo ngamba igomba kuba ijyanye n'imyitwarire igaragaza ubushotoranyi bwa Perezida Kagame bukomeje kugaragara, cyane cyane kuko amasezerano yo guhagarika imirwano ahora yirengagizwa. Ni ngombwa ko Ubufaransa n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi muri rusange bakomeza inzira batangiriyeho muri 2024, aho bafatiye ibihano bamwe mu basirikare ndetse banafatira ibihano uruganda rwavugwaga. Iki kibazo cyari cyaranaganiriweho na Madamu Hetty Fordmans ubwo twajyaga i Buruseli hamwe na mugenzi wanjye ushinzwe uburenganzira bwa muntu ndetse n'abadepite b'i Burayi, kuko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi nawo ugomba gutanga umusanzu mu kugarura amahoro, kandi si amagambo gusa ahubwo n'ibikorwa bifatika. Harimo ibihano bishobora gutuma amahoro agerwaho. Iyo guverinoma ya Kongo ivuze ku bihano ku Rwanda, hari abona ko hari ishyaka rikabije, abandi bakabibona nk'aho guverinoma yishingikirije ku Banyamerika, ariko sibyo. Icyo tugomba kumenya ni uko umwanzuro w'ingenzi ugenga inzira y'amahoro witwa Resolution 2773 uvuga neza ko u Rwanda rugomba kuva mu bice rurimo, kandi unashimangira ko inzira y'ibiganiro ariyo igomba gushyirwaho imbere, akaba igomba kwimakazwa. Niho duhagaze ubu. Inzira za diplomasi zitwara igihe, ariko ni inzira buri wese uyirimo uyu munsi bigaragara ko iyo hari uruhande rubangamira ishyirwa mu bikorwa ry'iyo nzira hafatwa n'ingamba z'ibihano. Niyo Perezida Kagame yaba akomeje kwinangira ntibizahoraho iteka. Igihe twafashe icyemezo cyo gukoresha inzira za diplomasi ntibivuze ko ku zindi nzego tudakora, harimo n'urwego rwa gisirikare. Ntimukibeshye, tuzi neza ko u Rwanda n'abarwanyi barwo batubahiriza agahenge, kandi ingabo zacu ntizishobora kurebera abica amasezerano y'agahenge bagakomeza gukora ibikorwa bibangamira abaturage bacu b'inzirakarengane. Niyo mpamvu buri gihe ingabo zifata ingamba zigamije gukumira no guhosha ibitero ku baturage. Hari ikinyuranyo kinini hagati y'ibivugwa mu mvugo za leta n'ibibera ku butaka. Human Rights Watch yasohoye raporo ivuga ko habaye ubwicanyi hagati mu mpera za 2025 n'intangiriro za 2025 ndetse na gatandatu, ndetse n'amarimbi rusange yavumbuwe hafi ya Uvira. Uyu munsi muratubwira ko ingabo z'u Rwanda zavuye ahantu nka kilometero 30 uvuye Uvira. Bwana Minisita, ni izihe ngamba leta ya Kongo yafashe kugira ngo ikurikirane neza ishyirwa mu bikorwa ry'izo mvugo, kandi irebe ko abo basirikare basubira mu Rwanda koko? Patrick Mweya ati ibyo byose bibera muri izi gahunda bikurikiranwa hafi n'abahuza b'Abanyamerika. Umunyamakuru atari ko si na leta ya Kongo ubwayo. Patrick Mweya ati oya, ntibivuze ko tutabikurikirana. Iyo mvuze abahuza b'Abanyamerika, natwe turimo muri icyo gikorwa. Ejo twari dufite inama y'uburyo bwo guhuza ibikorwa by'umutekano, mekanizme ihuriweho yashyizweho n'amasezerano, aho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iyobowe n'Abanyamerika iganira n'u Rwanda ku byo bateganyije. Ku ruhande rumwe no gukura ingabo z'u Rwanda ku butaka bwacu, ku rundi ruhande no gukemura ikibazo cya M23.
ibi ni inzira irimo gukorwa kuko natwe nka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo twiyemeje gukora uruhare rwacu kugira ngo amahoro agaruke vuba, kuko buri munsi abaturage bacu bakomeje kugirirwa nabi n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi kandi ntidushobora gukomeza kubyihanganira. Niyo mpamvu dukomeje gukora cyane mu rwego rwa process ya Washington kugira ngo amahoro agaruke. Ubu noneho turi mu nzira zimaze kwimurirwa mu Busuwisi. Umunyamakuru ati bwana Minisitiri, ndumva wenda ntacyo mwashoboye gusobanura neza ku byabereye mu Busuwisi, ariko twibuka ko hari abari batumenyesheje ko hagomba kurekurwa imfungwa ndetse hakavugwa no kongera gufungura ikibuga cy'indege cya Goma. Mwaduha muri make incamake y'ibiganiro biheruka? Patrick Meyer ati ibiganiro by'ukoko byimuriwe i Montreux mu Busuwisi. Murabizi neza ko uko umutekano umeze muri kiriya gice cy'isi by'umwihariko muri Qatar, ni ngombwa gusobanukirwa ko kuba twicaye hamwe tukaganira ubwabyo ari intambwe y'iterambere. Uyu munsi ibiganiro biri gukorwa kandi ni kimwe mu byo twagezeho i Montreux. Harimo inyandiko y'ubwumvikane ituma agahenge gashyirwa mu bikorwa mu buryo bufatika. Agahenge kagomba gushyirwa mu bikorwa mu buryo bufatika. Ntekereza ko hari imirimo yakozwe cyane ku ruhande rwa MONUSCO. Ndizera ko mu byumweru 2 biri imbere hazakorwa ubutumwa bwa mbere. Umunyamakuru ati ni ubuhe butumwa? Patrick Meyer ati ni ubutumwa bwo kujya kugenzura niba koko agahenge karubahirijwe mu rwego rwa GMCVE plus ariyo mécanisme congé de vérification. Ni intangiriro y'ikorwa ryo kureba uko ibintu bihagaze muri icyo gihe, kandi hari n'izindi protocole zigomba kuganirwaho, harimo n'ikibazo cyo kurekura imfungwa. Ndagira ngo nibutse ko mu gihe mwubahiriza amasezerano ya mbere, cyane amasezerano yihariye, harimo ibizwi nk'ingamba z'ubwizerane. Kurekura imfungwa biri muri izo ngamba z'ubwizerane, ariko izo ngamba zishyirwa mu bikorwa hubahirizwa amategeko y'igihugu cyacu. Nibyo bisobanura ko hari urutonde rwasuzumwe, kandi ku ruhande rwacu hari imirimo ikomeje gukorwa n'urwego rw'ubutegetsi bw'igihugu, Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, iy'Ingabo n'iy'Ubutabera, kugira ngo isuzume buri dosiye ku giti cyayo. Iyo mirimo irangiye hazarekurwa abujuje ibisabwa n'amategeko, kuko ntibishoboka gusaba kurekura abantu batagize aho bahuriye n'iki kibazo. Ikindi kandi ni ngombwa kwirinda kurekura abantu bakekwaho ibyaha by'intambara, ibyaha bikomeye n'ibyaha byibasira inyokomuntu, yaba ibyo dukeka ko bikorwa n'u Rwanda cyangwa imitwe iturwanya nka M23. Mu minsi iri imbere hazaza intumwa z'abahuza i Kinshasa kugira ngo dukomeze ibiganiro, kuko hakiri izindi protokole zigera kuri 6 zisigaye nyuma izumvikanyweho i Doha. Ni inzira igenda gahoro ariko iragenda, kandi twe nk'igihugu cyubahiriza ibyo twiyemeje tuzakomeza gukora kugira ngo amasezerano ya Washington atange umusaruro vuba, kandi kugira ngo igitutu kiri ku baturage bacu bari mu bihe bigoye kigabanuke. Umunyamakuru ati tubishyire ku murongo neza. Dutangirira he? Turabanza tureba niba koko agahenge karubahirizwa, hanyuma mu kwishyura icyo gikorwa mukarekura imfungwa, cyangwa birakorwa gute? Patrick Meyer ati oya, ntabwo ari urukurikirane rumeze rutyo. Turi mu nzira aho ibintu bigomba kugenda icyarimwe bitewe nuko byasuzumwe. Ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge ntiribangamira ibiganiro, harimo n'ibijyanye n'irekurwa ry'imfungwa. Ibyo byose bigomba kugenda mu buryo bw'icyarimwe, mu murongo umwe w'amasezerano. Ariko twese tuzi neza
kabagaba ibitero bakomeje kugaba ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Uyu munsi mu gitondo hagabwe igitero ku birindiro bya FARDC mu misozi miremire ya Minembwe. Nanone ndatekereza ko ingabo z'igihugu zigiye gusohora itangazo cyangwa niba ritari ryanasohoka, aho twamagana ibi bitero kandi tukibutsa ko buri ruhande rugomba kubahiriza ibyo rwiyemeje, kandi tukabibutsa cyane ko ingabo zitagomba kurebera abantu bakomeza kwibasira abaturage b'inzirakarengane. Niyo mpamvu ingabo mu nshingano zazo zifata ingamba zo gukumira ibyo bitero. Ariko se muri ibyo bihe kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge ntacyo byamarira kuko imirwano izakomeza. Uyu ni umunyamakuru wari umubajije. Patrick Meya ati oya, bisobanura ko tugomba kubanza kugera ku ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge. Iyo agahenge gashyizwe mu bikorwa nibwo ushobora gukora igenzura neza ukamenya uwarashe, aho byaturutse nuko byagenze. Ni inzira itwara igihe, ariko yishyizwe mu bikorwa neza umuhuza cyangwa MONUSCO bashobora kumenya neza nyirabayazana ku buryo bufite ibimenyetso bigaragara. Kandi nizeye ko igihe kizagera ibimenyetso bizagaragaza uruhare rw'u Rwanda cyane, kuko inyungu zabo nyamukuru ari iz'ubukungu, kandi buri gihe iyo baduteje intambara baba bashaka uburyo bwo gukomeza gusahura umutungo w'igihugu cyacu. Umunyamakuru ati izo mfungwa ubundi abo bafunzwe bagomba gufungurwa ni bande? Ubundi hashingiwe kuki barimo abari ku rutonde rwa M23 cyangwa urw'imitwe ifite ihuriye n'u Rwanda ngo barekurwe? Bashingiye kuki? Patrick Meya ati iyi ni gahunda yihariye y'abafungwa, igakorwa mu ibanga runaka. Ntekereza ko tuzabasha gutanga ibisobanuro birambuye binyuze kuri Minisitiri w'Ubutabera igihe icyiciro cya mbere cy'imfungwa kizaba kirekuwe. Ntimukibagirwe ko iyi gahunda dukorana na Croix Rouge, inzego z'inzobere mu bikorwa by'ubutabazi, kuko zo gufungura gusa abantu uvuye i Kinshasa. Hagomba no gutekerezwa uko bazasubizwa mu bice by'igihugu biri mu bibazo by'umutekano. Umunyamakuru ati hari itangazo rya Senko ryamagana imiyoborere ya guverinoma rivuga ko umutekano muke ukomeje, abaturage batitaweho, ndetse rikanavuga ku kibazo cy'ivugururwa ry'itegeko nshinga rishobora gutuma perezida agira manda ya gatatu. Mwabyakiriye mute? Patrick Meya ati sinabona impamvu yo kugira icyo mvuga nk'igisubizo gishya. Ibyo Senko ivuga si bishya, ni amahitamo. Niba uhisemo kutabona intambwe zatewe n'amahitamo yawe. Mwabonye ikiganiro cya Perezida wa Repubulika. Mu kiganiro n'abanyamakuru yasubije ibibazo byose ku mugaragaro, nta na kimwe yirinze gusubiza, kandi ni ngombwa kwibutsa ko ibyo Senko ivuga atari ibibazo byatangiye uyu munsi. Hari no gusaba ko bakora isesengura rishingiye kuri hari ibyatangajwe n'abayobozi bamwe ba Senko bivuguruzanya n'andi makuru yo muri uwo muryango ubwawo. Niyo mpamvu bigaragara ko hari aho ibitekerezo byabo bishingiye kuri politike kurusha ukuri kwibera ku butaka. Sinshaka gufata neza amagambo ya mugenzi wanjye ushinzwe gutwara abantu muri guverinoma wavuze ku banyapolitike bambaye amakanzu. Yabivuze mu rwego rwo gusetsa, ariko icyo navuga ni iki: nimurebe nk'urugero ku kibazo cy'uburezi bw'ubuntu. Igihe igihe Perezida wa Repubulika yatangiraga kuvuga ku burezi bw'ubuntu, hari abatari bake cyane, harimo n'abayobozi bamwe b'amadini babyanze. Uyu munsi iyo myumvire yaragabanutse cyane. Nanone ku kibazo cy'ubuvuzi bw'ubuntu ku babyeyi hari abanenga nta kabuza, ariko ntimukibagirwe ko ibisubizo dushaka gutanga ari ibisubizo byagombaga kuba byaratanzwe kera cyane, ariko ntibyakozwe.
ejo bundi naganiriye na minisitiri w'ubuzima Dr Roger Kamba yambwiye ko abagore miliyoni 4 bamaze kungukira muri izi gahunda. Iyo abagore bungukira muri izi gahunda bivuze ko ubu nta kibazo kikiriho cyo ko umugore abyaye agafatwa nk'ufunzwe mu bitaro kubera kutishyura. Impamvu nuko leta yiyemeje kwishyura ibi byose mu rwego rwo gushyira gahunda y'ubwisungane mu kwivuza ku rwego rusange. Bivuze ko buri muturage agera ku buvuzi bufite ireme kandi ku giciro gito cyangwa atishyuye na gato. Izi nizo ntego dushyize imbere binyuze kuri Perezida Tshisekedi zishyirwa mu bikorwa na guverinoma. Nimugende mubaze n'ababyeyi batagikora amafaranga yo kwishyura amashuri y'abana babo nk'uko byahoze. Mubaze na wa mubyeyi wari umaze imyaka 15 cyangwa 20 ategereje pansiyo ye none akaba atangiye kuyibona. Murebe n'igitambo kiri gushyirwa mu rwego rwo gushyigikira abasirikare, abapolisi ndetse n'abakozi ba leta. Ibi byose byabaye mu bihe bitoroshye, biri gukorwa mu bihe by'intambara. Niyo mpamvu niba uhisemo kureba igice cy'ikirahure kiri mu busa ni amahitamo yawe, ariko twe tureba igice cy'icyo kirahure cyuzuye. Umunyamakuru yahise abaza Patrick Muyaya ati ku bijyanye n'imikoranire n'Abanyamerika, reka twihutire kuri icyo kibazo. Uyu munsi binyuze mu binyamakuru mpuzamahanga twamenye ko Perezida w'u Rwanda yaba yarabujijwe kwinjira ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ese ibyo biri mu rwego rw'ibihano cyangwa ni ikibazo cya diplomasi? Patrick Muyaya ati sinavuga ko ari ikibazo cya diplomasi, reka mbasobanurire. Abanyamerika bafite urutonde runijwe ingamba bashobora gufata, kandi ntitwibagirwe ko Perezida w'u Rwanda yasinyiye ku mugaragaro amasezerano y'amahoro imbere ya Perezida. Byo byasezeranyijwe byubahirizwe. Habaho ibihano byafatiwe igisirikare cy'u Rwanda, ibindi bihano bifatirwa bamwe mu basirikare bakuru ndetse n'izindi ngamba zatangajwe mu buryo bwagutse n'ubuyobozi bwa Amerika. Niba Perezida Kagame yarasubiye inyuma ku byo yemeye, byagombye kumubera impuruza. Agomba kubahiriza ibyo yiyemeje mu masezerano ya Washington no kuva ku butaka bwacu vuba na bwangu. Umunyamakuru ati kuri Joseph Kabila wamaze gucirwa urubanza rwo guhanishwa igihano cy'urupfu hano mu gihugu kandi ubu ari no mu bihano bya Amerika, ni iki gikurikiraho ku rwego rwa leta? Ese hazabaho manda d'arrêt international cyangwa gufatira imitungo ye? Patrick Muyaya ati Perezida wa Repubulika yamaze kugira icyo avuga kuri ibyo bibazo kandi yarabivuze neza. Nitwari dukwiye kugera kuri ibi byose nyuma y'ihinduka rya politike twagize, ariko mumenye ko imbaraga z'ubutegetsi rimwe na rimwe zituma n'abahuze ku butegetsi bagwa mu mitego yo kwibuka ibyahise, bakagwa mu bwoba cyangwa mu kwifata ku byashize. Kandi kuri we biragoye kwemera ko umuntu wahoze mu buyobozi yagarura mu buzima bwe bwa gisirikare umuntu wari warakuwe mu gisirikare nk'umusirikare ufitanye isano n'imitwe ya M23 iriho ubu. Umuntu wigeze kurwanya ibintu bimwe nabyo ni gute ubu yagaruka muri ibyo bikorwa? Niyo mpamvu dufite uburenganzira bwo kwibaza ibibazo dushingiye ku makuru y'iperereza twahawe ku bijyanye nuko ashobora kuba atari indahemuka ku gihugu. Biragaragara kandi ko kuva M23 yaragarutse uwo muntu afitanye isano nayo, kuko mu by'ukuri bifitanye isano n'uwo twakwita ababyeyi bayo, kandi mu mvugo ishobora kumvikana mu buryo bwagutse. Ibyo byose bifitanye isano n'uruhare rwa Kagame. Kuva muri Kanama 2024 niwe muntu ufite amakuru menshi kuri ibi byose. Uyu munsi rero kuba Abanyamerika barafashe ibihano ntibyadutunguye, kuko hari ibimenyetso byari bisanzwe bihari ndetse n'ubutabera bwacu bwari bwarabivuzeho. Nizeye ko ibihano bya Amerika byafatiwe umuntu bizatuma abandi bose bafitanye isano n'imitwe ishyigikiye ibikorwa by'u Rwanda muri Kongo babireka, kuko buri kintu gifite igihe cyacyo.
igihe cy'ibikorwa bya Kagame n'abamushyigikiye cyararangiye, ubu igihe ni icy'amahoro arambye. Nyuma yaho tuzareba n'uruhare rw'ubukungu ruri mu masezerano nuko rwashyirwa mu bikorwa. Umunyamakuru ati ubutumwa bwa nyuma ku banyekongo. Patrick Muyaya ati ubutumwa bwa nyuma ni ugukomeza kwiringira perezida wa repubulika na guverinoma ye iyobowe na Madame Suminwa. Nta kibazo cy'abanyekongo tutaganiraho kandi nta kibazo gisigara kitarebwaho. Mwabonye ko hatangijwe gahunda nshya, ibi bigaragaza ko inkuru y'igihugu ihinduka. Ubu twashoboye tugaragariza isi ko twiyongereye mu cyizere ku rwego rw'ubukungu no ku ngamba zivugurura. Ibihugu ntibyubakwa mu kanya gato, ahubwo byubakwa binyuze mu mavugurura. Impinduka zatangiye kandi zirakomeje mu nzego zose. Nubwo hari bamwe batarabona ibisubizo, igihugu kiri mu rugendo rwo kwiyubaka. Ni ngombwa rero kurinda ubumwe bwacu no gukomeza gushyigikira abaturage bacu bari mu bibazo by'imiturire mibi n'umutekano muke. Icyizere gikomeye dufite nuko mu minsi iri imbere tuzabona amahoro, hanyuma tukabona n'uburyo bwo gutekereza ko hazaza h'igihugu cyacu, harimo n'ikibazo cy'itegeko nshinga kugira ngo igihugu kirusheho gukora neza. Nta kintu kiruta inyungu z'abaturage. Et je pense que la plus grande célébration que nous pourrons attendre dans les jours qui viennent, c'est d'obtenir leur libération et que par la suite, nous pourrons de manière sereine regarder la question de l'avenir de notre pays, notamment celle liée à la Constitution, pour voir comment on rendrait notre nation plus efficace. Je pense qu'il n'y a pas d'impératif qui dépasse les biens du peuple.